Kwizera Olivier bakunze kwita Gishweka arimo yicuza ibyo yakoze kuba atarasinyiye cyangwa se yongere amasezerano mu kipe ya Rayon Sport, arimo abyicuza cyane bitewe n'uburyo ubu ngubu igihe kimajije kuba cyamushyirana kandi amakipe menshi yaguze abakinnyi. Ubu ngubu isoko ryo kugura abakinnyi riri kurangira, uri kumva ko rero Kwizera Olivier ari aho nta kipe n'imwe afite, ndetse kugeza ubu ngubu akaba ari gukorera imyitozo ahantu hose aboneye, ndetse ubu ngubu akaba ari mu rushyirajiro kubera yuko nta kipe n'imwe afite. Bikavuga ko uyu Kwizera Olivier yarashutswe cyane kugeza n'aho ava mu kipe yamukundaga, ndetse nawe yakundaga ariyo kipe ya Rayon Sport, akaza kugera hanze azi ngo azabona ikipe izamugura ndetse ngo ikamuhemba n'amafaranga menshi, dore ko bivugwa ko ari ikipe ya nyamukandagira mu kibuga ariyo APR FC yari yaramushutse, ariko nyamara ntabwo yari azi ko yari arimo kwibesha, kuko ubu ngubu ikipe ya Rayon Sport niyo kipe yonyine imeze neza mu makipe ya hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse na niyo kipe ifite abakinnyi ubu ngubu bakomeye muri uyu mwaka ndetse no mu myaka iri imbere, kuko Rayon Sport ikomeje kugenda yiyubaka. Uyu Kwizera Olivier yaganiriye n'itangazamakuru avuga amagambo akomeye cyane ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, ndetse anabasaba n'imbabazi bitewe n'uburyo ndetse n'ibyo yakoreye mu kipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport ikomeje imyitozo yayo, dore ko uyu munsi ari ku cyumweru ntabwo yayikoze, izayikora ejo kuwa mbere irabyutsa, ndetse kandi mu minsi mikeya izakira ikipe ya Polisi hariya kuri stade. Ibintu bizaba byakomeye cyane, kuko ikipe ya Rayon Sport ishaka kuza kubita ibitego byinshi byibuze bitanu, nk'uko umutoza hari ingingo Francis yavuze, kuko bitewe n'uburyo ikipe ya Polisi imeze ubu ngubu rwose kuyitsinda ibitego bitanu ni ibintu byoroshye. uri kumva ko rero ibintu bikomeje kuba byiza mu kipe ya Rayon Sport. Turaza kandi kugenda tugaruka ku makuru atandukanye akomeje kugenda atugeraho ari guturuka mu biro by'ikipe ya Rayon Sport, dore ko ikipe ya Rayon Sport iri kwitegura kwakira bisi nshya y'umuturika kabutindi rwose. Wakwibaza ngo iyi bisi izaba iturutse hehe? Byo rero ndabikuzaniye gatanu kuri gatanu, ndetse kandi turaza kwinjira no mu yandi makuru kuri perezida wa Rayon Sport. Ni ikihe kintu yatangarije abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport muri rusange, ndetse n'ikintu yabasezeranyije uyu munsi ubwo yaganiraga n'itangazamakuru. Ni Rayon 50 ikomeje kukugezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha. Mwibuka kudushyigikira mukanda subscribe, ndetse kandi mukibuka no gukanda ku nzogera, like, share ndetse na comment. Ibyo byose ni ingenzi kuri twebwe. Ikipe ya Rayon Sport ikomeje gukora udushya dukomeye cyane, ikomeje gutikiza abakeba, mu gihe Kwizera Olivier Gishweka wari umuzamu w'ikipe ya Rayon Sport akomeje kwicuza, ndetse agasaba n'imbabazi abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'abayobozi, kubera yuko ubu ngubu ahantu ari ahagaze ku koma, kuko ni ahantu afite ho kuba yakwerekera, ndetse kugeza ubu ngubu imyitozo ahantu arimo kuyikorera ari kugenda arimuka kubera yuko ni ahantu fatizo afite, cyangwa se ni ahantu ho kubarizwa afite, ku buryo bavuga ngo Kwizera Olivier uramusanga muri iyi kipe. Kwizera Olivier rero yari umuzamu, abafana b'ikipe ya Rayon Sport baramukundaga, ariko kubera guhemuka kwe ibi bintu bikomeje kugenda bimukurikirana, ndetse ibi ngibi biri kumugiraho ingaruka kubera ibintu yakoreye ikipe ya Rayon Sport, aho uyu Kwizera Olivier yashutswe cyane bikomeye, bigatuma yibonamo nk'umuntu ukomeye, akumva ko ari we urenze, nyamara ntabwo yari azi ko aramutse avuye muri iyi kipe ya Rayon Sport nta muntu wazongera
kumureba kuko Rayon Sport niyo kipe ivamo abakinnyi bava mu gihugu baja hanze kandi bakazagaruka ari abakinnyi bakomeye. Rayon Sport bitewe n'uburyo yagiye yandika amateka menshi, usanga rwose amakipe menshi aza kurambagizamo abakinnyi, urugero nka ba Abedi, ba Muhire Keve, abo bose bagiye baturuka muri Rayon. Kumva ko rero ibintu biri kugenda neza mu kipe ya Rayon Sport, kuba Kwizera Olivier Gishweka yavuye muri Rayon Sport yiteye umwaku, ndetse yasabye imbabazi abakunzi y'ikipe ya Rayon Sport kubera ibyo yabakoreye, ndetse ababwira ko nubwo yayivuyemo azakomeza kuyifana, ndetse ubu ngubu akaba ari kuri lisite nawe y'abakinnyi badafite ikipe n'imwe. Mu gihe kandi hari ingingo Francis yatangaje amagambo akomeye cyane, avuga ko ikipe ye ayizeye 100% ko nta kipe n'imwe izayihagarika, ndetse anavuga yuko uyu mwaka uzaba ari umwaka udasanzwe ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, bitewe n'uburyo abibonamo, abibona ko ari ibintu bizaba ari byiza ku bakunzi ba Rayon Sport, ndetse afite agaseke yabateguriye keza kandi karimo ibintu byiza abakunzi ba Rayon Sport mwari mwarabuze. Aho ikipe ya Rayon Sport yitegura kwakira bisi nshya y'umuturika, bivuga ko izaba iturutse muri Airtel, dore ko Airtel yemereye Rayon Sport bisi, ariko kugeza ubu ngubu iyo bisi ikaba itari yashika. Iki rero nicyo gihe ngo iyo bisi ishike, ndetse abakunzi ba Rayon Sport mutangire muyigendemo nk'ibintu bisanzwe. Kumva ko rero ibintu